akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Twishimiye kubana namwe. Nitwa Nzungu Gadi, tugiye kwigana. Reka dusenge. Turagushimye data wa twese, dukundiye kubaho, uduhaye uyu mwanya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Buri wese uteze amatwi umwungure kumenya, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurebera hamwe gusa akaga duterwa n'isukari mvaruganda. Ayo niyo magambo tugiye kwigana kugira ngo nibura abantu benshi cyane babyumve. Mu bitabo byinshi dusoma nk'icyitwa diabete, icyitwa mal de cycle, icyitwa philosophie de la santé, icyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire, yarangiza n'ibindi byinshi bivuga akaga duterwa n'isukari mvaruganda. Ntabwo abantu benshi cyane bajya mu ukuntu iryoshye ntibamenye ko kwiryohera indwara. Turagerageza kuvuga byinshi cyane, igira ikitwara amenyo, ikagira ikitwara indyo turya ntizituyoboke neza, ariko le risque plus élevé, ariko akaga gusa gahanitse cyangwa se gakomeye igira nuko muri Bibiliya usomye mu Migani 19:27 haranditse ngo mwana wanjye reka gupfa kumva ibyo bwirizwa ahubwo ugira ubwenge. Reka gupfa kumva ibyo bwirizwa. Ndakubwira ati n'isukari yakenewe mu mubiri, yego irakenewe, ariko iyi kuko ibyo kurya byose hafi ya byinshi nk'imbuto n'impeke zigira amasukari abigenewe. Tanze nk'ikitegererezo wenda kugira ngo ubyumve neza, mu gisheke harimo isukari ya 15%. Kwa kundi ukiriye 15 ku isukari nziza igisheke ifite, ariko ikigori kagera 70. Ubwo ntabwo wagerekesha ikigori n'igisheke ngo uvuge ko bingana, ahubwo isukari mvaruganda iba mbi atari uruganda, ahubwo ikaba mbi ku byo bashyiramo byitwa chlorure kugira ngo nibura izabo ushobora kunogerezwa. Mbese icyo kitari isukari kivangwa nayo nicyo kizagira ingaruka. Noneho iyo ikoreshejwe, ubwo niho dushaka ngo nibura buri wese, aho Bibiliya yagiye ivuga nko mu Migani 25:27 ne pas bon de manger beaucoup de miel, bango ngo ukarya umwana wanjye tukarya ubuki bwinshi. Ubwo nabyo uretse isukari gusa, ahubwo n'ubuki nabwo ubwo kurya buki. Hari abantu benshi rero cyane babushaka mu gikoma, bakabushaka mu mazi, bakabushaka mu mukati, bityo ugasanga bwarabaye bwinshi. Niyo mpamvu buri wese agerageza gukurikirana neza. Ni ibintu 11 itera mu muntu. Ibyo ni ibigari, ni binini. Ibyo obesite iri mu bintu byongera umubyibuho w'indengakamere. Uwo mubyibuho w'indengakamere isukari irawutera bitewe no kugabanya icyo bita bituma insuline ishira. Kabiri, maladie coronarienne, imitsi y'umutima igenda igabanuka, yarangiza ugasanga umuntu aremerewe mu gituza, aremerewe mu bitugu, agize ate mu butikorwaho bita mu gahumbi, yarangiza ugasanga ikintu cyose cy'igituza kiraboshye bitewe n'imitsi isohora umutima, isohora amaraso n'iyinjiza, ikagira ikibazo. Ku ngingo ya gatatu, diabete, iyo urwagashyira rumaze kuruha bitewe no gukora insuline iyo kuvanga mu maraso, ngo mu maraso isukari ye kuhaganza, iyo isukari ari nyinshi cyane igeraho urwagashyira rukaruha, rukavunika, ukagwara diabete. Ku ngingo ya 4, le développement de cancer de colon, de rectum, de sein, de l'ovaire, de l'utérus, de la prostate, de rein, de cancer de système nerveux. Iyo isukari baye nyinshi mvaruganda mu maraso, kanseri itera imbere cyane cyane y'amara manini. Iyo mu mura, ngo n'ugwitumiro, mu mabere, ubwo n'abagore, ovaire n'igitsina gore nyine ubundi ku muyobora ntanga, muri nyababyeyi, prostate ni ku bagabo, impyiko ni kuri bose, kanseri yo mu mitsi yumva. Ibyo ni akaga k'isukari mvaruganda. 5, la diminution de la durée de vie, bigabanya kubaho. Yarangiza icyo nacyo kikaba mbese gukenyuka, ugasanga 6, alcoolisme, abantu banywa isukari cyane bakunda n'ibiyobyabwenge cyangwa se ibisindisha. 7, hypertension,
nuko umuntu agira ikibazo cyo kugira umuvuduko w'indengakamere w'amaraso, amaraso mbese asohoka mu mutima akagenda nihubi. Cyo ni icya karindwi. 8 trouble d'apprentissage, kwimenyereza ibintu, kugira umurongo, kugira gahunda bikakunanira, yarangiza guhubuka, kuzambya, kudashyira mu gaciro bikiyongera, ndetse no kudatinyuka, gushira isoni, ntabwo mvuze gushira amanga, yarangiza ibyo bikiyongera. Ku ngingo ya 9 l'arthrosclerose, imitsi yawe irumagana, irakomera, yarangiza ugasanga umuntu guhinura, cumbagira utavunitse, yarangiza ibyo byose bikiyongera. Depression, yarangiza umuntu agakunda kwiheba, kandi iyo umuntu yihebye ubwo abashaka ibintu byose bigende neza, kandi muri ubu buzima ntabwo ibintu bizagenda nk'uko ushaka, ntabwo bishoboka, n'Imana ntibiragenda nk'uko ishaka. Utunganyiriza niwe uguhemukira, ukunda niwe ukwanga, uvuga neza niwe ukubeshyera, yarangiza uwo wungura niwe ugambira kuguhombya. Mu isi nuko bimeze, ntukihebe. Bibiliya kuvuga ngo ntukihebe ko ndi kumwe nawe. Yarangiza 11 ni maladie kitane, indwara z'uruhu ziriyongera, ubwo izo bita za allergie, uduheri, gutamuka, ibihushi, ibityo za psoriasis, yarangiza ubugora. Niyo mpamvu ari ngombwa kuzirikana ko isukari mvaruganda yangiriza umuntu ahantu 11. Iriya depression y'ubwayo gusa yo yakwicira, yagutera n'indwara zigera muri 75. Usomye igitabo cyitwa Philosophie de la santé mu kigo cyitwa Stress, niho wasoma neza ko iyo umuntu yihebye aba afite ikibazo. Noneho hirya ya depression nuko umuntu bimubyara mu byo bita demence, ubwonko bwawe bukagabanuka, bugatangira kujya buzerera mu bwenge, ugasa no kwambara inkweto itagukwiye, ubwo ukagira ibizungera bitagira impamvu, ibitekerezo bidasobanutse, n'imigambi idafite icyerekezo. Ibyo byose bigaterwa n'iyo mpamvu. Les cycles a une impact négatif sur le système immunitaire, bigira n'icyo bitwara ku butaraga bw'umuntu, yarangiza kugira ngo isukari yangiriza abasirikare b'umubiri. Ahubwo ngo lorsqu'une personne ne mange pas de sucre, il a été constaté que chaque globule blanc pourrait détruire 14 bactéries en 30 minutes. Byaragenzuwe bisanga ko umuntu utarya amasukari mvaruganda, umusirikare umwe wabo abashobora kuba mu minota 30 amaze kwica imbuto z'indwara 14. Ayo ni amahirwe. Abasirikare gusa, umusirikare umwe gusa agashobora kwica imbuto z'indwara mu minota 30 akaba amaze kwica 14. Ibyo ni amahirwe. Cependant, quand une personne consomme 12 cuillères à café de sucre, ariko byaragenzuwe bisanga ko ukoresha utuyiko 12 tw'isukari, donc la quantité généralement trouvée dans un soda, akabutwa utuyiko 12 tuboneka muri soda imwe cyangwa se fanta, yati le nombre de bactéries qui pourraient être détruites a chuté à 5.5 en 30 minutes. Iyo wanyoye ka soda kamwe gahwanye n'ibiyiko 12 tw'isukari, abasirikari bamaramanuka, ubushobozi bwabo bukamanuka kuri 5.5, yarangiza mu minota 30. Lorsque 18 cuillères à café ont été ingérées, donc un soda et demi, ukawunyoye soda imwe n'igice, ukawunyoye turiko 18, le nombre de bactéries détruites en 30 minutes a chuté à seulement 2. Noneho nuko kimwe cya kabiri cy'abasirikari bawe kibakira kwica umubiri biba bikinaniye kuri kimwe cya kabiri. Qu'est-il arrivé au reste des bactéries? None ubwo abandi basirikare bango bizabyara iki? C'est l'affaiblissement du système immunitaire dire 5 heures chez les individus normaux. Izo ntegenke z'abasirikari wanyoye fanta imwe n'igice zikumara nk'amasaha 5, wacitse intege, abasirikare bawe batashobora kwirwanaho. Noneho tekereza unyoye mu gitondo amasaha 5 ukaba ari ukubaye, nimugoroba ukongera ukanywa, ukabona ariko bibaye nimugoroba, none uko bihinduka akamenyero, ukabiha abana bawe. Abantu benshi cyane bumva biryoshye, nibyo, ariko bifite ingaruka ku buzima bw'ubutaraga bw'umuntu, kuko bigabanya abasirikare. Reka kumva ibyo bwirizwa, ahubwo ugire ubwenge. Rero kumenya kuzakubera umurinzi, kuko umubwiriza 7:12 ubwenge n'ubwugamo, kuko ubutunzi ari ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite.
amaraso yawe akeneye kwiyongera wariye neza, abasirikari bawe barakeneye kwiyongera wariye ibibisi bafite vitamine C, ariko isukari yakononera abasirikari bigatuma imbuto z'indwara zituruka hanze ziri mu byo wariye, mu byo wahumetse, mbese muri magufi indwara zawe za abasirikari iyo bagabanutse bitewe n'isukari mvaruganda, ubwo ubuzima nabwo n'ubutaraga biba bigabanutse, kandi hari indwara zimwe zibyishimiramo. Niyo mpamvu mwabonye ko umubyibuho uriyongera, indwara z'umutima, diyabete ikiyongera, kanseri zikaza, yarangiza kugabanuka kuko urama kwashira, ugakunda inzoga, umuvuduko w'ikirenga ukabaho, ugakunda kubaho utagira gahunda, imitsi yawe igakomera, ugakunda kwiheba kandi ukagwara indwara z'uruhu. Rero reka twerekeze aho ubumenyi icyomaro kabyo ni uko ubumenyi butuma tugira ubwenge, butuma tugira ubumenyi, ubwenge bugatuma tujijuka, ubwenge bugatuma tugira amakenga, ubwenge bugatuma twikura mu bibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Ni Imigani 2:10. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.